izina ryawe rifite imbaraga kuko niyo ryonyine ryageze kuzimu. Kuzimu ni kwarigumya. Ni izina rya ikuzimu rivayo. Ingoyi z'urupfu zaraneshejwe kuko iryo zina rirahambaye. Ni muri iryo zina Tabita yazutse. Ni muri iryo zina Paulo yahamagaye ibirema bikagenda. Ni muri iryo zina abadayimoni b'Efeso bahunze. Ni muri iryo zina ibitangaza n'ibimenyetso bikorekamo. Izina ry'ubugingo, izina ritanga ubuzima, izina rihindura umwijima ukaba umucyo, izina rihindura situation iyo ari yo yose. Nubwo iboneka ko idafite igaruriro, iyo situation igahinduka. Niryo zina twambaje kuri twe, ku miryango yacu, ku itorero ryawe. Turaryambaje Mwami muri circonstances z'uno munsi turimo, mu izina rya Yesu Kristo. Iryo zina turaryambaje kuri Isirayeli, turaryambaje ku mahanga yose, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amavi yose muri iryo zina apfukame. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Murazi impamvu nari navuze ngo turirimba ariko umwanya ni muto. Reka dukomeze, turaza kuririmba dusoza. Amen. Murazi impamvu amasekte abantu bayo bayakomeramo? Abarokore ntago bakomera mu myizerere yabo, na niyo mpamvu uyu munsi bari mu nzu y'Imana, ejo bayivuyemo. Uyu munsi bahagaze, ejo baguye. Ni ukuvuga ngo ntibafite mu mitima yabo ukwizera guhamye. Ariko sekte kugira ngo uyinjiremo, kugira ngo uyivemo biragoye. Amasekte mvuga murayumva, muzabare abantu binjiyemo bavuyemo ni imbarwa. Ni mubare abarokore, sibyo? Baguma hamwe ni bangahe? Ntabwo ari benshi, barahindagurika. Kubera iki? Muravuga ati kubera ko amasekte ni satani. Amasekte arigisha abantu babo. Amasekte arigisha abantu babo, kandi abo bantu babo bakaba bizera, bakabyumvira, bakabyitangira. Ariko abarokore mu matorero yabo iyo commitment nayo bafite. No, iyo rero mubimenye rero. Ahubwo iriya jambo ngo abantu banje bishobora kutamenya, sibyo? Twavuze ubujiji, ahubwo biri applicable cyane no munsi ku barokore. Ntago bafite ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Amen. Dufate rero umurongo ukurikira rero muri ya Zaburi. Umurongo wa 9. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Amen. Bariya biringira amagare n'amafarashi. Amen. Ngobo hamwe n'ibyo biringira byose. Amen. Ngo mu gihe gikomeye bo barunama bakagwa, ibyo biringira ntacyo batabaramo. Ngo ariko twebwe twiringira izina ry'Imana yacu aryo twambaza. Ngo twebwe turagize gute? Nous restons fermes et nous tenons fermes et restons debout. Ariko twebweho turahagurutse turema. Amen. Ni ukuvuga ngo turahagaze turemye. Turahagaze turemye, ariko bo barunama bakagwa kuko ibyo biringiye. Amen. Ntabwo ari ibintu bifite imbaraga zihoraho, kandi ntabwo bifite imbaraga zibasha byose.
Dawidi rero n'Abisirayeli bariyo baravuga experience y'Imana muri bo mu gihe bahanganye n'andi moko yizera ibindi, yiringira ibindi. Barabonye ko Imana yabo, amen, ifite supremacy, iri hejuru ya byose. Natwe rero muri iki gihe turimo, iri jambo riracyari ukuri. Ni ukuvuga ngo nitutiringira ibyo abandi biringira, ariko tukiringira izina ry'Imana yacu, akaba ariyo twishingikiriza, ariyo twambaza, nta kabuza twe tuzakomeza kuba duhagaze kandi twemye. Ariko abandi biringira amagare n'amafarashi, ni ukuvuga ngo biringira ibindi bintu bitari Imana, bo hari ibihe bishobora kubageraho bya bintu ntibibabashishe guhagarara. Reka mbaho urugero. Ushobora kuba ufite amafaranga menshi ashoboka, ukayiringira, kandi akazajya agukemura ibibazo bitandukanye. Hanyuma rero ukarwara indwara, ukajya mu baganga bose, kuko ufite amafaranga menshi, nta muganga n'umwe waretse, ariko bose nta bufasha baguhaye. None amafaranga ntuyafite, indwara ntiyanze kukuvaho, none se bivuga iki? Amafarashi yawe n'amagare yawe ntacyo, amaherezo yangwa rikagukubita hasi bakagushingura. Ubwo ni urugero mbahaye, amen. Ariko izina ry'Umwami rifite imbaraga mu buzima bwa none, rifite n'imbaraga n'inyuma y'urupfu. Rifite imbaraga mu buzima bwa none, rifite imbaraga mu rupfu, rifite n'imbaraga no hakurya y'urupfu. Ubwo nibwo budasa bw'izina ry'Umwami Yesu. Ariko impamvu rero Satani adutera rimwe rimwe akanadushobora cyangwa tukagira n'ubwoba, ni ukubera ko ntabwo turamenya, ntabwo turamenya ibyo ba Dawidi bamenye. Kandi birumvikana, ba Dawidi bari bafite ubumenyi bwo kumenya Imana, kandi bari bafite commitment, bari bariyeguriye Imana. Wa murongo hariya ngo Imana yibuke amaturo yawe, imirimo yawe, amen, kandi yemere igitambo cyoswa, yemere ubuzima bwawe, yemere ko uyiyegurira. Benshi rero ntago bemewe n'Imana, bigatuma rero n'iryo zina ntago bari dinye kuryambaza. Nubwo baryambaza, nyiraryo ntago abazi. Ni nk'abana basikewa. Ikibazo ntago bambaje izina ritari ryo, bambaje ryo. Ku badayimoni barambaje izina Pawulo ngo yambaza, ariko ibyabaye murabizi. Dayimoni arabwiye ngo muri bande mwebwe? Ngo Yesu turamuzi na Pawulo turamuzi, mwe muri bande? Dayimoni basimbukiraho irabakubita. Kibazo ntabwo ari iryo zina kurimenya. Kibazo, ese uremewe na nyiraryo? Aho ni hari ikibazo. Amen. Bari abana basikewa ntabwo bari bemewe na nyiraryo. Bo bumvise ko izina rya Yesu, bakabona ibyo ryakoze, nabo bakagenda kurihamagara imbere y'abadayimoni. Bahuye n'akaga. Iryo zina ubwaryo nta kibazo rifite, kuko n'Imana yaritanze. Ariko se wowe uryambaza uremewe na nyiraryo? Nimba utemewe na nyiraryo, uzarihamagara ntacyo uzakora. Hanyuma uzibaza ko ari izina risanzwe. Ntabwo risanzwe, rikora ari uko nyiraryo yemeye uryambaza. Imana ishimwe. Amen. None ingorane ziri he? Mu matorero benshi bararihamagara iryo zina rya Yesu Kristo, kandi batemewe. No change, nta na kimwe rihindura.
kuko urarihamagara indignema, urarihamagara mu buryo budakwiye. Ukwiye kurihamagara ariko nyiraryo akwemera. Mwe mufate gusa abana basikiye si urugero rwiza. Tubare basomere kugira ngo twibukane byakoze n'intumwa. Amen. 19 umurongo wa 13 uze ku murongo wa 17 cyangwa uze kuri 20. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvuga izina ry'Umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni ziti, ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi arababasha, arabanesha bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso. Bose baterwa n'ubwoba kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo bavuga n'ibyo bakoze. Kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni babitwikira imbere ya rubanda rwose. Babaze ibiciro byabyo babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzovu 5. Uko niko ijambo ry'Umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Amen. Bene data, muri aya makuru y'abo bana basikiye mumva atari ingorane? Ikibazo cyabo mwacyumvise? Bariho barambaza izina ry'utabazi. Dayimoni cyangwa isi y'umwijima cyangwa isi y'umwuka irazi abemewe na nyirizina. Ushobora gushuka abantu yuko iryo zina ufite uburenganzira bwo kurikoresha, ariko mu isi y'umwuka aho hadahishwa na kimwe, ari mu ruhande rw'Imana abamarayika b'Imana, ari mu ruhande rwa Satani we n'abadayimoni be n'imyuka mibi, barabizi ninde afite uburenganzira bwo guhamagara iryo zina. Na niyo mpamvu bari abana basikiye bahuye n'ingorane. Bagiye guhamagara izina nyiraryo ntabwo abemera. None nawe ukwiye kwibaza, ese nyiri iryo zina arakwemera? Arakuzi? Ukora ibimutunganiye? Ugendera mu nzira ze? Ukora ibyo ashaka? Wumvira ijambo rye? Wumvira amategeko ye? Ibyo byose nutabisubiza, iryo zina nta burenganzira ufite bwo kuryambaza. Wabibise? Niyo mpamvu rero ubona amatorero ubona ko ari amateraniro gusa. Il ne se passe pas grand chose. Ou il ne se passe plus grand chose. Nta bintu bikoreka, no guterana gusa. Abana basikiye rero ikibazo nicyo rero. Ntabwo Yesu yarabazi. Ntabwo yabemeraga ko ntabwo yarabazi. Ntabwo barabe. Ntabwo bari bakijijwe. Bagiye gusa gusimbukira gukoresha izina batazi n'ibya na nyiraryo. Niyo mpamvu rero ira dayimoni bakubise kamera nabi. Ririya zina rero Dawidi n'Abisirayeli bavuga muri Zaburi 20 ngo bariya bariringira amagare, abari amafarashi yabo, ngo bo barunama bakagwa, kuko ibyo biringira ntago bifashe bihamye. Hari igihe bibura imbaraga ibyo abantu biringira. Hari igihe amafaranga agiye mu kibazo kidakemurwa n'amafaranga. Hari igihe haba situation idakemurwa n'ibyubahiro. Hari igihe haba situation idakemurwa n'imbaraga z'abapfumu n'indagu n'ibindi byose no guterekera. Hari za situation idashobora na rimwe gukemurwa n'imbaraga ziri muri isi. Na niyo mpamvu Dawidi hamwe n'Abisirayeli bavuga ngo bo bazunama bagwe
ngo ariko twebwe twambaza izina ry'Imana yacu tuzakomeza guhagarara twemye. Ibyo ntabwo ari amagambo, Dawidi yarabibayemo. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Kubera yuko Imana yabo bari bayizi kandi yarabemeraga, niyo mpamvu izina ryayo bararyambazaga rigakora ibitangaza. Imana ishimwe. Rero natwe muri iki gihe bavandimwe tukiye kwibaza ibyo bibazo. Nimba nyirizina atwemera, nimba nyirizina atwemerera kurikoresha, nusoma isengesho ry'umutambyi mukuru ariwe Yesu Kristo, Yohana 17, la prière sacerdotale, azagaruka cyane kuri iryo zina, ngo nabahaye izina ryawe, ngo abo wampaye data namenyekanishije izina ryawe. Agaruka cyane izina ryawe, izina ryawe. Nabo bamenye ko navuye kuri wowe, nabahaye ijambo ryawe, namenye izina ryawe. Byose ni ikintu kimwe. None se wewe uzajya gukoresha izina ry'umuntu kandi atakuzi, atanakwemereye? Reka mbaho urugero rufatika mu buzima busanzwe, hanyuma tumwe dufate kandi indi sansi imwe dusenge. None turasenga rero mu buryo butandukanye nubwo twasenze mbere. Turasenga ati Mwami, nidushaka gukoresha izina ryawe kandi utatwemera, tubabarire. Igihe cyose twarikoresheje tutemerwa, none turashaka kurikoresha wowe nyiraryo utwemera. Imana yahabwa icyubahiro. Reka mbahe rero urugero rumwe, nirwo rugero rwa nyuma. Hari ikintu bita lisansi. Apana lisansi yo muri kaminuza, lisansi. Tuvuge murabona hano mu Rwanda mfite Hotel Marriott. Ibyo kugira ngo Marriott ibe hano, ba nyirayo Marriott muri Amerika, kuko niyo ituruka chaîne ya hotel za Marriott, ariho amasezerano buriya bakoranye kugira ngo babemere gukoresha izina. Mwabyumvise? Nawe ugende gusanga wabonye muri Amerika ngo Marriott ngo uraze ngo urubatse Marriott, bawukurikirana mu nkiko. Cyo kimwe n'ibindi bintu byose, amen, ushobora kubona wenda byavukiye mu Bubiligi, byavukiye mu Buhinde, cyangwa byavukiye hehe, noneho ugashaka kubishinga hano, kubitangiza. Ukwiye kugenda mukabonana, hanyuma mugakorana amasezerano, bakaguha noneho uburenganzira bwo gukoresha izina ryabo cyangwa tekinoloji yabo. Nimba ari ibintu ushaka guproduce, ntabwo upfa kuzana gusa, bakwiye kuguha uburenganzira bwo gukoresha izina ryawe. Amen. Uburenganzira ko products zawe zizitwa rya zina. Ariho za condition kugira ngo ntuzabangirize izina. None ibyo ni byo mu isi ibishira. None Imana yo mu ijuru nizemera ko izina ryayo uritwara, ikabyemera, mutavuganye, mutasezeranye, icyakurekuriye kuko izi yuko uzarikoresha mu buryo bwo, ahubwo utazaritukisha cyangwa ukaza kurikoresha mu bitari ibyayo. Nuko mu isi nta muntu apfa gutwara izina ry'abandi ngo arikoreshe, niko no mu bwami bw'Imana ntabwo Imana ipfa kuguha izina ryayo. Ikwiye kubanza kuvugana nawe, ukamenya iyo Mana, ukamenya ibyayo, ukamenya ibyo ikunda, ukamenya ibyo yanga. Hanyuma iryo zina mwamara kumvikana, ngo abagabo babiri ntabwo bafatanya urugendo batasezeranye, mukwiye gusezerana ko iryo zina nyiraryo uramuzi, arakuzi, kandi yaguhaye uburenganzira bwo kurikoresha. Iminota 3 muri ya matsinda yacu, niyo seanse ya nyuma. Tugiye gukora iki? Tugiye kwihana. Tugende twihane kandi twihanire n'iby'abandi.
abo bose dusangiye inzira y'agakiza bakoresha izina ryayo batemewe. Turagutakambiye mwami ku bwacu no kuri bene data. Mwami, igihe cyose izina ryawe twarikoresheje mu buryo butari bwo, ubabarire mwami, uduhe kwemerwa nawe kugira ngo tubashe gukoresha izina ryawe, tubashe kuryambaza mu bihe byose, tubashe kubona ubutware bwaryo. Mwami, uduhe kukwiyegurira by'ukuri, uduhe kuba inyegu yawe, tube igitambo cyokeje, tube holocaust, ubwacu twemerwe mbere yuko n'ibyo tugukorera byemerwa. Mu izina rya Yesu. Waravuze ngo kuwejejwe n'ibyo birejejwe, kuhumanye n'ibyo biruhumanye. Mwami, uturinde kuba nk'abana basikewa. Mu izina rya Yesu. Amen. Sigaye etape ya nyuma rero. Amen. Haleluya. Tumere umurongo usigaye. Uwiteka kiza umwami, kandi udusubize uko tukwambaje. Amen. Niko bavuga. Umvira. Éternel, sauve le roi. Nibyo, Uwiteka kiza umwami. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Uwo ninde? Adusubize igihe tumwambaje. Ninde? Ruvariya. Ni ukuvuga iyi zaburi twavuze ko irenze Dawidi n'igihe cye. Hano uyu murongo wa nyuma ureba umwami wacu Yesu Kristo. Igihe yari ku musaraba akavuga ngo Eloi Eloi lama sabachthani, mana yanjye nikikundekesheje. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyi zaburi iramureba we. Ni ibi rero dusoma mu Baheburayo. Mu Baheburayo ibice 5:7. Yesu akiri mu mubiri, amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Amen. Aha. Nimwibaze iyo atumvwa na se, iyo adatabarwa na se, byagenda gute? Turibaza ibintu biri impossible ariko tubyibaze. Iyo adatabarwa na se, atumvwa, byagenda gute? Byagenda gute? Yesu akiri mu mubiri, ko yabaye umuntu 100%, kiretse icyaha. amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane. Aho ni hehe? Voilà, c'est la passion de la croix. Yumviswe kubwo kubaha kwe. Amen. Murabyumva? Iyo isatamumva ngo amutabare, yabigenda gute? Uyu murongo ukurangiza ntabwo byari kuba, twari kubura uwo twambaza uyu munsi. Uwiteka akiza umwami kugira ngo tubashe kumwambaza. Masi menshi ku mwami Yesu Kristo. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Ngo umukize, amen, tubashe kubona uwo twambaza. Uyu munsi twambaza umwami Yesu kuko data yamurokoye. Amen. Ingoyi z'urupfu, urupfu ntirwamukomeza. Uko niko izaburi rero irangira imenyekanisha Yesu n'umubabaro w'umusaraba no gutabarwa kwe.
atari kubwe, ni ku bwacu tubona izina twambaza. Murabona iyi zaburi irimo ubwiru bwinshi. Amen, sibyo? Nimba igihe cyose uzaba uri urambaza Yesu, uzajye wibuka ibi wize uyu munsi. Amen, uzajye wibuka yuko atari ibintu byikoze. Nuvuga ngo data, haleluya, yumviye kugeza ku musaraba, ku rupfu rw'umusaraba. Haleluya, kubwo gukiranuka kwe isi yaramwumviye, isi yamutabara ingoyi z'urupfu, le lien de la mort et celui de mort, kugira ngo Imana yironkere ubwoko buzambaza izina rye rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nibyo Pawulo ayishura mu bwiru bukomeye cyane, ayishura ubwiru bukomeye cyane mu Bafilipi ibice 2:5-11. Turangirizaho. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Amen. Ngibi ibi byose biri yasobanura uriya murongo. Amen. Wa 10 twa Zaburi ya 20:10. Kubera yuko yemeye, amaze gufata ishusho y'umuntu ndetse y'imbata, yemeye kuganduka kugeza ku rupfu, kandi urupfu rw'umusaraba. Ngo niyo byatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina, rya zina rizambazwa, ikamuha izina riri hejuru yandi mazina yose, ibiremwa byo mu ijuru, mu isi no mu isi. Kugira ngo muri iryo zina rya Yesu Kristo amavi yose apfukame, y'ibiremwa byo mu ijuru, mu isi no mu isi, n'indimi zose zature ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Numva ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Uwiteka ninde? Yabwiye Mose izina rye ko ari irihe? Izina litavugwa. Amen. Wabibise? Indimi zature zose mu ijuru no mu isi no mu isi ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Vuga Uwiteka yashimye ko igihe kigeze. Amen. Nubwo izina rye ridashobora kuvugwa, ariko yashimye ko igihe nikigera azaduha izina ribasha kwambazwa. Iyo twambaje iryo zina mu muka no mu kuri, tutameze nk'abana basikeho, ngo Imana Data wa twese ihabwa ikuzo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo biheshe Imana Data twese cyubahiro, kuko niyo nyiririya zina. Utambaza izina rya Yesu Kristo wese ntabwo azi Imana, ntazi nuko yitwa. Icyo yakwita Imana cyose, icyo yakwambaza cyose, ntabwo ari Imana rurema imwumva imwitaba. Na niyo mpamvu kuva iburasirazuba mu bihugu y'Abashinwa, Abayapani, iburasirazuba hariya, kuzageza iburengerazuba, za Burayi, za Amerika za hariya,
kuva ikusi Afurika turimo kugeza ikasikazi mu bihugu by'Uburusiya, iryo zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti niryo ryonyine ribasha kwambazwa kandi Imana rurema ikarihamiriza. Twongere ngo iyo ryambajwe n'abemewe na nyiraryo. Iyo ryambajwe n'abemewe na nyiraryo. Amen. Rero mu gusoza ko tuzakomeza ejo, niwo munsi tuzasozaho, nashaka dufate iminota 3 noneho, ntabwo ari yo mu bisanzwe twari kuba twabanje kwihana, ariko nta kibazo, sibyo? Tumaze kwihana igihe cyose twambaza izina rye kandi tutajyambaza mu mwuka no mu kuri, tutemewe nawe. Ubu rero turashaka gushima gusa, turashaka gushima kubw'iryo zina. Amen. N'amashimwe kugira ngo Imana iryogeze, yongere iryogeze, yongere irikuzo, yongere iryubahishe nk'uko yagiye iryubahisha mu mateka y'itorero mu gihe cyose ryumviraga Imana. Mu gihe cyacu Imana yongere kandi iryubahishe. Turashaka gusenga dutanga amashimwe ku Mana, duhagaze ku isengesho rya Habakuki ngo Uwiteka we, ngo hagati y'ibihe hembura umurimo wawe, ngo hamwe n'uburakari waturakariye ibuka imbabazi. Wabyumvise ko niko Habakuki yasenze. Imana ihembure umurimo wawe mu gihe cyacu, hamwe n'uburakari yaturakari yibuka imbabazi. Hanyuma ngo izina ry'umwami ryubahwe, ryogezwe. Minota 3. Igihe Yakobo yakiranaga na marayika w'Imana, hanyuma akamuhindura izina ko atazongera kwitwa Yakobo, azitwa Isirayeli. Yakobo yarabajije izina bite n'izina ry'Imana, kubera ko Imana yavuze ko yashize izina ryayo muri marayika wayo. Ni ukuvuga ngo babita le théophanie de Dieu, ni ukuvuga ngo revelation z'Imana. Mbere ko Yesu aza, Imana yagiye yishura mu buryo butandukanye ndetse binyuze muri marayika wayo. Nashaka dusome gusa ahantu habiri mbere ko tusoza. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro 33:32 umurongo wa 28-29. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Amen. Aryo yamubwiye icyo ukeneye ni umugisha, ndawuguhaye. Nabyo ibyo kumenya izina ryanjye ntabyo. Kubera iki? Kuko nubwo yari kurimubwira byari kumuyobera, kuko ntabwo yari kumenya uko arivuga. Ayisi. Tugende handi hakabiri. Ivuka rya Samsoni. Amen. Ibice 13 Abacamanza. Isa Samsoni Manoa arabaza marayika izina. Il va vous dire l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Mwabibise? Ni ukuvuga ngo Imana yigaragaza binyuze muri marayika wayo. 13 umurongo, muribuka igihe abagabo 3 bagiye kwa Aburahamu, ngo umwe yari Uwiteka. Okay.
13 umurongo wa 17 18. Nuko Manowa abaza marayika w'Uwiteka ati witwa nde kugira ngo ibyo wavuze nibisohora tuzagukurira ubwatsi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati urambariza iki izina ryanjye, ko ari izina ritangaza. Amen. Voilà. Mwabyumvise ngo il est merveilleux mu gifaransa, ngo iryo zina ni merveilleux. Mu bisanzwe ni izina mystérieux, ni izina rirenze ururimi rwanyu, rirenze ubwenge bwanyu. Mwabyumvise, ni rya zina. Amen. Abisirayeli ryabayobeye bakanaritinya. Amen. Ni ukuvuga ngo ni izina rirenze, ntushobora kuriforumira mu kanwa kawe, na niyo mpamvu byabaye ngombwa ko igihe kigeze Imana iduha izina noneho ribashwa kwambazwa. Amen. Ribasha kwambazwa. Kuri iriya zina yabwiye Mose ngo atangaje. Ndetse Yakobo we ntibarinze no kumusobanurira, bamuhaye gusa umugisha, kuko yabajije ikibazo adafite igisubizo. Amen. Yewe ubwanjye nafashe urugero, sibyo, rw'inyuguti zacu niba tunaniye, amakonsoni yatondekanya ntushobora kuvanamo amagambo uvuga, sibyo. Donc izina ry'Imana rero, mbere yuko Yesu Kristo, amen, Imana ivuga ko Yesu tuzahabwa Yesu araza dukiza, izina rye ni izina riri mystérieux. Mwibuke ko ari amazina yandi y'Abisirayeli bagiye baha Imana byakurikije ibyo Imana yakoze. Amen. Bagafata no comme yo muri Kanani El, Dieu, bakayuta Dieu terrible, Dieu tout puissant, sibyo? Dieu ceci, Dieu ceci. Mwabise. Nuvuga ngo ni izina rigaragaza imirimo yayo, apana yo, imirimo yayo. Na izina ryayo ntago rivugwa kugeza aho izina rya Yesu twarihawe. Niho bimenye rero. Amen, amen. Ndibaza ko byasobanutse. Amen. Mwumvise ko se wa Samson bamubwiye ko izina ari igitangaza, ntabwo yaryumva, ntabwo yanarisobanura, ntabwo yanarivuga mu kanwa. Hanyuma Yakobo nawe ntibamusubiza ibyo yabajije, ahubwo bamuha umugisha, kuko niwe wari akeneye azawutransmete no ku rubyaro rwe, ko Mesiya azaturuka muri we. Imana ishimwe. Amen. Rero izina rya Yesu nakurikinisha niyo twahawe, kuko ryo riri muri vocabulaire y'abantu. Amen. Ririya rya mbere Imana yabwiye Mose risobanurwa ngo je suis, ndiho, ryo ntabwo riri muri vocabulaire yacu. Nta silabe twarivanamo, ntibishoboka. Imana ishimwe. Birumvikana? Amen. Rero ntuzigere na rimwe wambaza izina rindi atari izina rya Yesu Kristo. Rero ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Turashoje uyu munsi, tuzakomeza ejo. Amen. Reka dusime Imana. Data, turagushima uyu munsi waduhaye ugira kabiri. Twumvise yuko ibihe turimo nubwo byaba bikomeye gute, ngo ntabwo dukwiye kwiringira amafarashi, ntabwo dukwiye kwiringira amagare, dukwiye kwiringira ibyo abisi biringira, ariko dukwiye kwiringira izina ryawe gusa. Urakoze Mwami, turi mu bihe bidasanzwe koko kubera ibimenyetso, ariko ntabwo dukwiye na rimwe kwiringira ikindi kintu.
ntidukwiye kwiganyira ndetse no kwiringira amafarashi n'amagare y'abapagani, ari byo abapagani biringira byose. Dukwiye kwiringira izina ryawe gusa, ko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru. Turashima kuko iryo zina riri hejuru y'andi mazina yose. Bibiliya iravuga ngo si mu gihe cya none gusa, no mu gihe kizaza iryo zina riri hejuru y'andi mazina yose, kuko nyiraryo yashyizwe hejuru cyane. Il a été souverainement élevé, yashyizwe hejuru cyane, yahawe ikuzo, yagiye yicara iburyo bw'isumba byose. Abamarayika bose baramwumvira, ibyaremwe byose biramwumvira. Mwami Yesu wabwa ikuzo aho wicaye iburyo bwa Data. Ishimwe ryawe ryamamazwe. Haleluya. Isanzure ryose riririmbe izina ryawe, kugeza igihe tuzakubonera Mwami, tukakumenya uko watumenye. Uduhe kudakinisha izina ryawe, uduhe kuryubaha no kuryubahisha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusaba n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Mugire umugoroba mwiza n'ijoro ryiza, ubwo tuzakomeza ejo.